umuntu wese wumva rino jambo yumva icyo Yesu ari kumushakaho, yumva ko Imana iri gushaka ko ahinduka akaba mushya. Hari inzira twabanje kunyuramo, hari inzira wa mugabo we wabanje kunyuramo, hari n'inzira wa mugore we n'uyu mwanya uri kunyuramo. Ariko inzira Yesu yatubwiye niyo kumva ijambo rye kandi rikaguma muri twe. Niriguma muri twe tuzaba turi muri we, cyangwa se tuzaba turi mu rugo. Turashimira ubuyobozi bwa televiziyo live, turashimira n'abafatanyabikorwa ba live, turabashimira cyane kubwo kutwakira kuri televiziyo. Imana ibaha umugisha. Hanyuma ngewe ugiye kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, nitwa Nshumbusho Janvier, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye ubuntu n'imbabazi utugirira. Turagushimiye iminsi tumaze tukiri ku isi. Hari abatambutse ariko twe turacyari bazima. Si icyo twatanze, nta kiguzi twatanze kugira ngo tube tugejeje iyi myaka dufite n'aya mezi n'uyu munsi, ahubwo n'imbabazi zawe uhabwa icyubahiro. Nyakubahwa rero, turi imbere yawe, nyakubahwa wabyemeye ko tuza kubwira abantu ubwoko bwawe ijambo ryawe. Abaye udahari ntacyo twakora, reka ubane natwe, reka umwuka wera atuyobore, kandi umwuka wera abigeze kuri bose, afashe buri wese uri bwumve rino jambo. Tubisabiye ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, ariko interuro y'iri jambo cyangwa umutwe wa narihaye iravuga ngo irembo nyaryo tunyuramo tukabona iyindi nzira. Imana ibaha umugisha. Nuko umutwe na wisi ndawusubiramo, witwa irembo nyaryo tunyuramo tukabona iyindi nzira. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusoma rero ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana, ibice ni 8. Turasoma umurongo wa 31 tugeze 36. Aho turaza kuhava dusome nanone ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana, ibice 10 umurongo wa 7 n'umurongo wa 9. Dusome kandi Imana ibaha umugisha. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato tuba imbata z'umuntu wese. None uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo ntiba mu rugo iteka, ahubwo
mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica namwe. Murakoze. Reka tube tuvuze kuri iri ngiri mbere yuko tujya ku gice cya 10 n'umurongo wa 7. Biragaragara ko umuntu avuka akagira aho avukira. Hari umuntu uvuka akavukira mu bakristo cyangwa mu bantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari n'umuntu uvuka akavukira ahantu n'ibya Yesu batabasha no kubyumva cyangwa se badashaka no kubyumva. Aba bantu bombi uko ari babiri batandukanye, ikintu kibari mu mutwe, ikintu kiri mu bwenge bwabo. Umuntu wabaswe cyangwa se wavukiye mu bubata bwo kudakizwa agira imyumvire yo kudakizwa nyine. Habaho n'umuntu uvukira mu bantu bakijijwe abatwa no gukizwa. Yesu hano abwira abayuda ngo bari bamwizeye. Birashoboka ko yabarebaga uko bazaga akababonamo kumwizera rwose. Arangije ababwira uburyo bakwiriye kuva mu byo barimo kera, kuko biragaragara ko bari imbata z'ibindi. Ariko aravuga ngo abereka ko ari we rembo. Avuze ngo icyo avuze ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Birashoboka ko bari n'abigishwa ariko ntibari bwaba bukuri. Abereka ko nibaba muri we ijambo rye Yesu arimo aravuga, ako kanya Yesu yerekanaga ko we muri we, uwinjiye muri we ahinduka ubuzima bushya. Ariko abantu ntago bapfa gushyikira uko kuba muri we. Ariko arangije abivuze gutya mu ijambo aranga amagambo yanjye, ijambo ryanjye niriba muri mwe. Bisobanuye ko ijambo rya Yesu riri muri twe, biba byoroheye Yesu kutubona muri we. Niyo atubwira ngo tube muri we ntago bimugora kuko abatubona muri we. Niyo mpamvu akunda kuvuga ngo mugume muri jye. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma iyo usomye hepfo arongera arababwira ngo baramubaza bati, none ko twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu kandi Aburahamu akaba sogokuru wacu n'abamukomokaho nabo natwe abuzukuruza, tutigeze n'umunsi umwe tuba abagaragu b'abandi bantu, ukaba urimo uratubwira ngo tube imbata zawe, noneho ibyo ni iki? Yesu abereka ko bari nubwo bagaragaje ko ari urubyaro rwa Aburahamu ariko bari mu bubata bw'ibyaha. Arababwira ngo umuntu wese uri mu bubata, uri imbata y'icyaha, abakora icyaha. Ukora icyaha aba ari imbata yacyo. Bamutega amatwi arababwira ngo ariko ngo iyo muntu, twongera dusome twumve uko yabivuze ku murongo wa 33. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze na hato tuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati,
ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Yabasobanuriye icyatumye ababwira kubatuka. Yari yamaze kubabonamo ibyaha, yababonyemo amakosa y'uburyo butandukanye. Abahamagarira rero kuva mu byaha. Nicyo cyatumye ababwira ngo nibyo koko, aranabyemera kuko ntawe mwigeze mubera imbata, ndetse naho mukomoka ni kwa Aburahamu, ariko muracyafite ikibazo cyo kuba mwarabaswe n'ibindi bigirwamana, mwabaswe n'ibindi byaha. Ntabwo Aburahamu uko muzi. Ubundi hano iyo ukomeje ugasoma uza kubona ko Yesu yari azi Aburahamu yari amuzi nk'umugabo utunganye, uboneye rwose, ubonereye Imana ndetse n'abantu. Ariko mu rubyaro rwe hakomokamwo abantu batameze nkawe. Akaba ari nacyo gituma yabateze amatwi, ariko abereka ko hari itandukaniro rya Aburahamu nabo. Abereka ko hari ahandi hantu bagiye babatwa nabyo, bibagirwa abo bari bo. Yesu nashimwe cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha. Birashoboka ko umuntu ahantu atinze cyane, ikintu umuntu atinzemo cyane nicyo kimugira imbata. Iyo umuntu atinze mu cyaha cyo kubeshya, aba imbata yacyo. Iyo umuntu atinze mu cyaha cy'ubusambanyi, aba imbata yacyo. Iyo umuntu atinze mu cyaha cy'ubujura, aba imbata yacyo. Iyo umuntu atinze mu cyaha cyo kugambana, aba imbata y'icyo cyaha. Ariko Yesu yerekanye uburyo umuntu ashobora guhinduka mushya. Ni ukwemera gusa, ukemera ijambo rye. Ntekereza ko n'uyu mwanya, muri uyu mugoroba, Imana iri kuvugana natwe kandi iri kuvugana namwe ngo tureke ibyatubase, duhinduke imbata za Kristo. Umuntu wese wumva rino jambo, yumva icyo Yesu ari kumushakaho. Umuntu uri kumva rino jambo ari mu gihugu cy'u Rwanda, yumve ko Imana iri gushaka ko ahinduka akaba mushya. Tubonye nta rindi rembo rero uretse Yesu. Kandi Yesu yabivuze neza, twinjirira horoshye, ni mu ijambo. Tumaze kwakira rino jambo duhita tujya muri we. Niyo mpamvu yababwiye ngo amagambo yanjye, cyangwa ngo ijambo ryanjye niriguma muri mwe, muzaba abigishwa banjye nyakuri. Yesu rero ari kuduhamagarira kumva ijambo rye, hanyuma tukaba muri we. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome nanone ubutumwa bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana, ibice 10 ku murongo wa 7. Imana ibaha umugisha. Ku murongo wa 7 haravuze ngo nuko Yesu arongera arababwira ati, nukuri ndababwira yuko ari jye rembo ry'intama. N'ubu Yesu yongeye kubisubiramo kuri iki gice cyacu, kuri uyu murongo wa 7. Nta rindi rembo dushobora kwinjiriramo, nta yindi nzira twakweperamo ngo tubone ubugingo cyangwa tubone icyo Yesu avuga mu ijambo rye. Yesu yarimo aratuganiriza, yari kutuganiriza mu ijambo rye, atwereka ibintu bibiri. Atwereka kubaho none, akatwereka no kubaho hazaza igihe tutazaba turi muri uyu mubiri. Nta handi hantu rero tuza kuba mu buzima bukenewe atari muri we, binyuze muri iryo jambo. Ntitwanyura ahandi, nta rindi rembo dufite uretse irya Yesu. Yesu nashimwe cyane.
irembo yatubwiye tunyuramo, nta rindi twinjirira mu ijambo bikarangiza dutuye muri we. Bene data nshuti z'umusaraba, ndabinginga mfatanyije n'umwuka wera ngo ijambo rya Yesu yavuze, cyangwa se ijambo ry'Imana muri Kristo Yesu, uko waba ubyumva kose, rize ribe muri twe, ritinde mu bwonko bwacu, ritinde mu mitima yacu, rize rikora umurimo muri twe, hanyuma riduhindure kuba abana muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana kuko hari aho twari kuba bikarangira tuguyeyo, kandi mu bigaragara nuko ntari bujya inyuma mu itangiriro, twakabonye ibibazo twari dufite iyo Yesu ataza. Ariko igihe kizagera tubiganireho. Ariko uyu munsi turi kuganira kuri iri jambo rivuga ngo irembo nyaryo tunyuramo tukabona iyindi nzira. Hari inzira twabanje kunyuramo, hari inzira wa mugabo we wabanje kunyuramo, hari n'inzira wa mugore we n'uyu mwanya uri kunyuramo. Ariko inzira Yesu yatubwiye niyo kumva ijambo rye kandi rikaguma muri twe. Niriguma muri twe tuzaba turi muri we, cyangwa se tuzaba turi mu rugo. Aho azajya ajya hose azajya kumva, aho azaba ari hose azaba kwiyumvamo. Bisa n'umwana ukorera ababyeyi be agakora ibyo bakeneye. Uwo mwana iyo akora ibyo ababyeyi be bashaka, iyo umwana atumwa cyane akagenda kandi akanabanguka, iyo umwana bamubwira ikintu ntabanze kurakara, uwo mwana mu rugo aba umutoni ku babyeyi, habe n'ubwo abandi baba bahari. Abana bashobora kuba ari 4 cyangwa 5 cyangwa 3, ariko umwana umwe akaba umutoni ku babyeyi kubera ko yitonesheje kuri bo. Ntabwo ari ababyeyi babihitamo, ahubwo imigenzereze y'umwana niyo ituma aba umutoni ku babyeyi be. Uko ni nako Imana itubona. Ntabwo ubundi ibibera mu isi binagereranya uko mu ijuru bimeze. Uyu mwana umukunda cyane, umwitaho cyane mu kumubaza byinshi nawe akakubaza byinshi. Ariko umwana udakunda kumva cyane ngo yumvira ababyeyi ikimuranga, ushobora kumusiga mu rugo, wareba hirya ugasanga nta gihari. Ntibimubuza kuba ari umwana, ariko mu by'ukuri kuri we hari igitsure. Ariko ku mwana wumvira hari inama, hari inama, hari inama n'ibiganiro, hari inama. Ntabwo uyu mwana wumvira aba agihatwa n'umubyeyi gukora, ahubwo biba biri muri we. Imana ishimwe kubera ko byumvise neza. Nukuvuga ngo uyu mwanya umwana wumvira umubyeyi we, nta kindi bicara bavuga, baba bajya inama y'imirimo agomba gukora. Kandi ikindi niyo umubyeyi we yaba ataramubwira, azi icyo umubyeyi wakunda. Imana ishimwe cyane. Bene data nshuti z'umusaraba, niba waravutse koko, niba warabyawe na rino jambo, niba si ijambo riguma muri wowe, ntekereza ko Imana itakigoranye nawe cyangwa ngigorane nanjye, kubera yuko uyu munsi ndi umwana uko ari byo data ashaka. Iyo ijambo ryagumye muri jye kandi nkagendana naryo, simba nyitegeko ibyo nkora, simba nyitegeko ibyo mvuga, kuko ibyo mvuga ndabizi biri muri jye. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Rero hari ukuntu rero
Yesu yaduhindukiye. Ubundi ubusanzwe iyo utarinjira muri we biragoye, wumva bitaryoshye ibye, ariko iyo umaze kugera muri we biraryoshye cyane, ntaba kigukankamira. Naguhaye urugero mwene data, naguhaye urugero rw'abana batandukanye. Uyu mwana rero wumvira ikimugaragaza, ntaba kivunwa n'ibyo se amubwira, habe nubwo yaba amutuma kure ntabwo yumva ari ikibazo, nubwo yaba amutuma hafi ntabwo yumva ari ikibazo, ahubwo kuri we ikibazo ni ukubira ibyo amutuma. Imana ishimwe cyane, Imana ibahe umugisha. Kandi hari ijambo nanone tukomeje kunyura muri iri rembo, cyangwa se dukomeje kugumanira ijambo rye. Yesu uyu ukomeje ugasoma aravuze ngo amagambo yanjye naba muri mwe, mukaguma muri jye, muzasaba icyo mushaka. Mwene data, nshuti y'umusaraba, muri uyu mugoroba ndakwinginze ngo wakire ijambo, iri jambo Yesu yavuze. Wakire iri jambo rya Yesu maze winjirire muri we, hanyuma nibirangira namara kukwibonamo ijambo ryose uri buvuge, icyo uri bumusabe, wakimusaba upfukamye, wakimusaba utambuka, wakimusaba uryamye, wakimusaba ryari, sinzi uko wamusaba kose, nyamara iri jambo riri muri wowe, nawe kandi urabutuye muri we, nta kindi bivuze, arabakumva neza. Ikindi gikurikiyeho ntabwo ari bukwima icyo usaba, kandi icyo usabwa ni kimwe, ni ugutegereza igisubizo cy'umubyeyi. Imana ihabwa icyubahiro. Rero bene data, mwumva iri jambo ry'Imana binyuze kuri iyi televiziyo ya Life, muri uyu mugoroba ijambo nari nateguye ni iri, ariko wumva hari ikijambo rikubwiye, hari ikijambo hari icyo wumvise muri iryo jambo, dushimiye Imana ko uhindukiye rwose. Imana nibaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubongerera imbaraga. Wari ufite ikibazo yumve ko igisubizo kiri muri Kristo Yesu, kandi nta handi hantu uzabibona, nta yindi nzira uzanyuramo, ni iy'iri jambo yabwiye n'Abayuda. Aravuga ngo amagambo yanjye naba muri mwe, mwebwe gusa mugume muri jye. Rero noneho ariko baza gusa bajya kugira akabazo nawe wakigira, kumva umuntu ashatse kuguhindura imbata, kandi wanyu muri n'abasirimu, nta kintu mwabuze, mufite byose, mufite ahantu heza, mufite ukuntu mwari mubayeho cyangwa se mubayeho, umuntu agatajya kukubwira ngo uzajya kuba umuboyi, aho ndi wabyumva nanone, ntabwo wapfa kubyumva. Ariko Yesu icyo yababwiraga n'ibyo batekerezaga byari binyuranye. Nyemerera rero uyu mugoroba tuze kumva nk'uko bumvaga, ahubwo wumva bitandukanye n'uko bumvaga, uraza kubona umugisha muri Kristo Yesu. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Reka n'ubundi dusoze dusenga. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, duhabwe icyubahiro. Urera kandi uzegerwa n'abera. Muri uyu mugoroba ijambo ryawe ritubwiye ko nta rindi rembo twanyuramo uretse kumva ijambo ryawe tukarasukira muri wowe. Ndakwinginze ngo Umwuka Wera aze atembera isi, atembera u Rwanda, atembera u Burundi, areba abagabo, areba abagore, areba abakobwa n'abasore, abana bagimbuka. Mwuka Wera bagenderere kubwira ijambo, muntu wese uzaryumva, muntu wese uzarikurikirana, muntu wese watanze umwanya wo kurikurikirana, nahabwa umugisha nawe. Imbaraga z'Umwuka Wera niziye ku buzima bwe. Mwami, cyari ikibazo ku buzima bwe nibi bisubizo kubwo kwakira ijambo ryawe, icyari ingorane ni kibi gisubizo, ibyari intambara nibihinduka amahoro kubwo kumva ijambo ryawe. Twirukanye Satani ku buzima bw'abumva ijambo ryawe,
ahubwo duhamagaye umugisha w'Imana kubaryumva muri uyu mugoroba no mu kindi gihe cyose bakira ijambo ryawe barigumane, dore ko iminsi ari mibi. Ubagumane kandi ubakomereze mu kiganza cyawe. Urakoze, turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom.